kora utaziba. Kora mwana dore niyo nzira izira gusubira inyuma, utazabaho wumva warabohotse igitugu cy'isi kuko byagutera kwirara ukazisanga ugeze aho wirara mu w'abandi kandi utazi uko wahinzwe ukanabizira. Si ibyo gusa ugasuzuguza izina rya so utaretse n'iry'umutegetsi usumba abandi, ndavuga rurema waremye byose. Kora bikurinde gukorakora byagutera gukotora, umunsi waba waguye mu mutego maze ukisanga uri hamwe bajyana inzererezi bakazidiha imihini imitsi y'imihogo ikareduka amaso akariduka, wajya ureba umuntu ukamukeka kuba akadahumeka. Nyakubwira ngo ujye uzirikana iyo wavuye n'intego wari witwaje ariyo mpamba ngo ugiye gushaka ubuzima. Ibitera n'inkende injangwe zikumva bigatangara zikubaza niba ntabwo usanganywe, nyamara wowe ukazisubiza n'inseko yuje ituze ngo uruciye munsi ntamenye ikirwihishemo, kandi koko ni wowe wari uzi icyo ushaka, nuko pindura ukayimena ukuri gukanda n'umutsi w'iryinyo ishyamba rikakubera rirerire kubw'amakono, umutima ukenda gukoroka ariko ukabicamo umuhanyi muzima ukinjira ubufundi ukabwira shoferi ngo afumyemo, si wowe urota utashye i Gasabo. Mu ntege nke n'umunaniro utewe n'urugendo rurerure ntucike intege, induga n'ubwishaza ukabicamo wamaramaje ugataha uburiza n'ubwanacyambwe uje gushaka ibihinda byamaranyije abantu n'abandi, ndavuga ifaranga ryabaye ishiraniro. Ukabyuka abandi bakiryamye ngo ubone amaramuko, hanyuma bakagira intero ngo bayashaka nk'abayataye, bayakunda bareka mureke babikore nk'inshingano iyo batashye bayabuze. Uko baje ingende n'ingoti bitera n'inyoni nibyo bibakohora iyo barenze nyungu, uko bayiciyemo mbere ntacyo bacyuye. Mwana we wacu ukora utaziba, dore ngiye nafashe intego nta kurenga Nyabarongo nta mufungo. Nihita Yesu wakajiruka kanseri ukotsa rwa ruhage rwa bigoko bya muto w'umuhondo bwonko wakoyankwara kuzifata ishoka bagasamara ibishyika bishyika umutware ku mutima ishyikana ku mubiri ingeri yasumbye inkiga muca mu gakanga bari bagacira icyo mu mico myiza yahaciye. Hita Yesu Sostene. Aka kantu ni braga ariko ndikavuye ku mutima ako kwivugira nyine.